bose wambabariye kuko ugakurikirana imikorere ya mabuja na Deo. Gusa mbabariye kuguma mbikubaza, gusa nyine mba ndibazaho ukuntu cyane murabitekereza kuba mbikubaza ntukagire ngo hari ikindi kindi, hari ukundi mba mbibona. Gusa nyine wabikurikirana ikibazo bose wambabariye kuko ugakurikirana imikorere ya mabuja na Deo. Gusa mbabariye kuguma mbikubaza, gusa nyine mba ndibazaho ukuntu cyane murabitekereza kuba mbikubaza ntukagire ngo hari ikindi kindi, hari ukundi mba mbibona. Gusa nyine wabikurikirana ikibazo abone ntabwo bizongera kandi imbabazi ndi kugusaba ndimo ndazikura. Unyikira akazi uri uranyikira akazi ugira ngo umukozi usanzwe kimwe nabandi ntabwo ujye umenya ko ibintu ari ibyawe. Sechiwi way nzagerageza uko nshoboye kugira ngo urugo rwawe rube bwiza, nkore n'ibyo nshoboye kugira ngo ngufashe kubaka, ntabwo nzagusenyera. Yego nicyo nshaka cyane. Kugeza ubu ngubu ugiye kukubwiza ukuri kose uko kumeze. Yego uwo wita musaza wacu. Mbwiza ukuri rwose. Ubaye iki? Ubaye iki? Ubaye iki? Ubaye iki? Ubaye iki? Ikintu gifashe hano. Heze. Hehe. Ngamazi. Ibi ni iki? Ngamazi. Ubaye iki? Ubaye iki? Nose bigenze bite? Urumva baragutese? Ubaye iki? Ubaye iki? Nese bigenze bite? Tubwiye uko mvunje tukakujyana kwa muganga. Nkunda kurya. Ndandi. Tujye kwa muganga. Napfuye bishinga. Nini mbwira tubigenze gute? Tubigenze bite nyine? Tujye kwa muganga. Urababara cyane se? Wiko. Majana. Kara. Iwe, majana ugiye kundebera umwana gatoya. Jama neza, ego kurya neza. Jama neza. Shira amaguru hano. Sorry basi. Kangu kandi bati. Basi. Iwe. Basi birakira. Sina amadayimoni urufashwe n'iki koko? Yabara kuruzi. Sinzi. Ndumva byoroshye gato. Ay, sinzi byari bimfashe we. Ndumva byoroshye gato we. Uzana twa tuntu twawe ngunjyoshya ryoshye ugire gute? Ndagira mubwire ko umwanzuro nagufashe. Niba wikunda ukakunda ubuzima bwawe, ndagira ngo usohoke mu nzu ugende. Wakireka gute? Please. Shakireka imikino. Nakubwiye ngo byoreka imikino. Okay. Byoreka imikino ariko. Ushobora kwegera hirya tukavugana. So ndwe n'iki koko? We nako. Ariko ukunda kugira black. Ntabwo umva Deo ibintu byasubiyemo nta black mfite sibyo? Urabimenyereye wabigize akamenyero ni inshuro nyinshi ndagira ukankoraho ukanzubaza nkemera. Wowe cyangwa n'undi ba ndi serious. Sinzi uko nabikubwira. Birenze uko usanzwe nzi. Florence uzi yahindutse. Deo nta yindi mishyikirano nshaka hagati yanjye nawe irangire kuva uyu munsi kugeza ari indimi cyose ntazi. Urumva neza? Niba tutarakinnye twarahagije, niba tutararyoheje mva
ndagira ngo ibyanjye nawe birangira ahangaha kandi wibagirwe ko wigeze no kumenya sibyo ahubwo ikindi kintu nagusaba mbabarira usohoke ugende nta mikino ndimo reka brage sibyo reka brage urabona ko ari brage rero ariko Deo ubwo urabona gukunda nawe byazangiza kuki umva nafashe umwanya uhagije wo kubitekerezaho uretse guhora ndira gusa umutima wanjye uhora na pressure nta kindi niteranye n'umuryango niteranye n'umugabo wanjye niteranye na societe muri rusange umugore nkanjye wiyubashye ufite umugabo ukomeye nk'uriya nta soni reka umva amabi nakoze arahagije please twubahane mu kinyabupfura cyiza cyane witonze ndagira ngo usohoke ugende genda upakinge imyenda yawe ugende byibakirwe sinshobora gusohoka nawe ushaka erega ngaho ntushaka kuva ngaho ujya gusobanura Paul uburyo ngiye kuva aha ngaho genda umusobanurire si byose genda umusobanurire umubwire ati Deo harahagiye okay umva mubwire ibya Paul byihorere ibyo ndabyirengera ndashaka ko Paul ari unsora hano wo nta burenganzira ufite bwo kunsora ntureba iki se Deo wibagiwe ko kuza ahangaha ari njye nabigizemo uruhare none wibagiwe ko kuza muri kampani ari njye nabigizemo uruhare none kugira uva ahangaha kugira ngo bimpe amahoro urashaka ko Paul aza gukora ahangaha genda ubwire umugabo wawe turaje duhangane njye nawe ni ukuvuga ngo urashaka mbese si ukunesha umutwe gusa urashaka no gusiga unsenyeye urugo urashaka no gusiga uribesha umugabo wanjye ntabwo ibyo yabikora ahubwo gira vuba Deo windeba gira vuba ajya gufata imyenda kugende ako se shiri ninde waduteranyije koko ntabyo shiri mise ndibona ko wampinduka nta soni ko Deo ko Paul uza kugukura ahangaha bose no kweza ahangaha azi ubundi uri uwaheye reka ni umugabo wanjye nshaka nanaca bugufi nkamusaba imbabazi amubwira ibyabaye byose kandi ashaka kumbabarira wowe se urerekeza hehe so numva ukuntu nkuriye ibyo byose uri kuvuga byose bihwanye na zero wibuke ko njye nawe dufitanye ibanga urabyibuka iryo banga navuze ngo ubu ngo turisenye ntaryo ngishaka kongera gusigaza ibuka neza ko njye nawe dufitanye ibanga ndishize hanze do Paul yagucuma none iryo banga ryo rigumye kunsunguza umutwe rimbuza amahoro rinesha umutwe aho kugira uyu munsi emera uzapfe risho ako de mitwe yawe ko numva yanga ikambani ihurizo ndavuze ntabwo nshaka kunyigisha fata inzira ugenda ariko ubundi urimo urambwira ibyo by'amabanga nzambitekerezaho nyuma Deo please fata imyenda yawe ugende sibyo cyangwa ako ushaka gutuma mpindura ibitekerezo ubu ngubu ukava ahangaha uri mubi wagiye wamaye amahoro umva mbabarira urashaka ko ngenda ndashaka kugenda ibyo bintu wabitekerejeho neza numva nabitekerejeho inshuro nyinshi cyane nabitekerejeho nafashe umwanzuro wabitekerejeho umva wimvugisha menshi sibyo ndagiye ariko ikizakubaho uzagifatisha amaboko yawe yombi n'ubundi cyari kumbaho ngumanye nawe ntabwo nari kuzagifatisha ukuboko kumwe sibyo ntabwo wafite wibuke ko njye nawe dufitanye ibanga iryo banga ntabwo nshaka kubitekerezaho ubu ngubu wowe genda ariko mana yanjye mana babivuze ukuri koko umuntu amanika agati yicaye we
uzi ko buri munsi twe nyine hari ukuntu dukora tukaruhuka tukicara konsa bize mu kazi wicara ryari uruhuka ryari n'iryari utari gukora ngaho mbwira rero oya nyine ikintu mvuze se twe turakora tukaruhuka kaba kanigiraho kuri WhatsApp gake ko yanuheruka no kureba turuhuka nyine barakazi mba ngomba kugakora nk'uko biri usigaye wambara neza cyane pe nijya muntu bikubwiye ngwiki bose iradukosora ni wowe wenyine undi muntu ubimbwira ni umugore wanjye kubera ko ari we wihitiramo ko nta n'ubundi bwambara bose bose ntabwo aca ku muntu wenda yawe yavuga ngo wambaye neza mija rero ngenda bikubwiye nzaguha ijana kubera ko bivuze uzanyisha nzaguha ijana kubera ko bivuze ariko uzamba na deza kuri bose si byose nzayaguha n'ibyo guhembuza amabwira iyo wambara neza cyane urakoze urakoze bimeze neza ariko muri iyi minsi ngira ngo madamu ari kukwitaho bimwe bikaze ni ngombwa ngombwa kunyitaho ngomba no kuri harimo igisi umutwe wanjye harimo iki eh umutwe wanjye harimo iki nda nyine harimo akabandi gukuraho sibose uri hanze umuntu urazi ko turi abakozi bawe n'abareba ikintu nyine kitari cyiza gusa wajya uruhuka ukaba wenyine wicaye ukegamaho n'agatumwe tuganire gato ngambwira urashaka mbwira urashaka mbwira rwose ndiwazanije kuri agakoti ariko se ubu ni nta kazi ufite kashoje rwose nta kintu ndi gukora kirenze akazi karangiye iki akazi karangiye nyine ndi muri pause naje gusuhuza rwose yesu urakoze Sari birenze birimo. ugende muri pause rero ngende ndaje ugende muri pause ndaje ngende nyine wowe genda ujye muri pause sibyo sibyo ndetse nagushaka kumufata tubona wisize n'utusatsi ngende mu kazi nyine ndayibona kuri mu kazi Yes. gasirika nta kibazo n'ikindi gasirika kamubwiye sibyo ncaho imbere kwanyu imbere gusa nyine hari igihe bigora kuvuga kuri boss wanjye ariko sorry kubangamira kuki uri kumbangamira no kubera iki ufite ikihe kibazo gasirika mbona genda gukunda kuva ryari se mukobwa sinzi ko nabivuga ariko icara hano ku ntebe yawe ndetse nkicara hano icara hano ku ntebe yawe gusa jya ureka kuvuga nabi ntakintu nakoze si basi rwose ese murabona ese ntabwo nakwicara hano tukaba tuganira mu munota umwe nta kazi ntagashoje meze neza na tuzi ongera usubiremo ibyo uvuze ndagukunda wicara ahantu heza n'ubuzima nk'uko mbikubwiye kandi biri siri nyine ni ikibazo ufite umugore wawe kuba ufite umugore ngewe ibyo nta kintu na kimwe bimunsiho gusa ngenda ndagukunda kandi urabivuga iki reka rero mubwire ko nkunda si ikibazo ariko icya mbere menye ko ufite umugore urumva ikindi kandi ni na bosi wawe ntabwo naguhaye akazi bose iby'umugore byihorere kuba ufite umugore ibyo ntabwo ari ikibazo ese umugore azerekwa ko njye nawe tukundana ibyo hari ibintu birenze birimo ntabwo byashoboka ikindi ntabwo byashoboka ntuzongere na rimwe kumbwira ibi bintu bose iyo ubona nza nkatinyuka nkaza uri bosi wanjye wowe ubona bitarandenze kuko wambabariye genda gukunda se kandi biri se ntabwo gusohoke sohoka ugende ujye mu kazi kawe sibyo uretse kurakara ziri kurakaza umuntu sohoka ugende ujye mu kazi kawe mfite umugore ntubizi ndabizi ese umugore n'umwe abana banjye si ibyo ngibyo by'umugore nawe kare kuko ushaka byumva ntabwo ushaka kubyumva se ko hari nyine ndabizi
ko hari ariko se ntabwo wakunda umukobwa hanze atari umugore wawe sohoka ugende ujye mu kazi sibyo sohoka ugende ujye mu kazi kawe cyangwa ujye muri pause sorry boss wagiye ureka kurakara hari ikintu kibi mvuze nyamara uzabitekerezeho neza navuze ngo sohoka ugende ujye mu kazi kawe kandi reka mubwire kurakaye se ibyo bintu ntabwo ari byo kuri surakara se sibyo koma ufite umugore boss sibyo sore nimba ngengere sibyo ariko urukundo rubaho nawe urabizi boss sibyo nyine wifata gusa biragoye kuko umukozi wawe ariko nawe amarangamutima ntabwo nyine gusa ubyumva ko mukunda urakoze ikindi renza ibyo bintu ntibizasubire n'undi munsi sohoka ugende mu kazi kawe sohoka Shanila serious tubikore dute umva urabizi ko turi muri pause sibyo si dutasa 10 se ndashaka ko tujya nk'ahantu tukarara turyoshya njye nawe nese kinawe nyine akareka ariko dewe nawe jya uvuga ibintu banza ubitekereze kurure ahantu bizava naho bizajya banza ubitekereze gusa ufite iki kibazo ariko nyegera mubwire njye mfite n'amafaranga reka ufite amafaranga njye mfite amafaranga ahubwo mbwira tujye he twajya mu ye lodge ese tujye he kugira ngo bigende bite dukora iki sinago ndi kumva iyo umuntu akubwiye ngo ushaka kujya muri lodge uba wumva ko bagiye gusohokera uka kundi bite bya buriya rero hari ikintu utazi banjye ndanagukunda byataye shayo ni imitwe mba ntiyamfata niyo wagira uti yewe urankunda sinkunze ndagukunda cyane uri serious cyane ariko cyane abo sojyo bibona ari njye namabuje ukunda ndi ikundira wowe numishe ibintu byose ngiye mba bizi ari njye namabuje ukunda ko sereka nkubaze usibye kuba ari mabuja nkaba mwubaha hari ikindi kintu urabona kirenze nkorana nawe ngewe reka mubwire ari mabuja usibye ko nge ntasho nge nakunda mabuja reka nkunda wowe wenda aho bageze aho nkubwire ntago sinzi mva niyo wambwira ngo uriya mwanya mbitekerezeho nta gisubizo cy'ukuri naguha Sechiwi we